Abagore batwite rimwe na rimwe usanga babyimba ibirenge cyane cyane mu gihembwe cya nyuma. Uko kubyimba ibirenge kuba gutewe n'impamvu zitandukanye zirimo imisemburo iba yahindaguritse, kwiyongera kw'ingano y'amaraso aba azenguruka mu mubiri, kuba umwana aba yakuze hakaremerera imikaya n'ibindi. Nubwo ababyeyi bose batabyimba ibirenge, abo bibaho bashobora kubyivura cyangwa kwiyorohereza mu buryo bukurikira. Hari kunywa amazi ahagije, byibuze ku munsi umubyeyi utwite aba agomba kunywa litiro n'igice y'amazi. Ashobora kunywa ibindi bintu byoroshye nabyo byamufasha nk'amasupu y'imboga, imitobe y'imbuto, amata n'ibindi. Kwirinda ibiribwa birimo umunyu mwinshi nabyo bifasha umubyeyi utwite kwirinda kubyimba amaguru. Mu gihe utetse umunyu wirinda gushyiramo mwinshi kandi n'ibiryo bigurwa bikoranye nawo ukabyirinda. Irinda imyambaro ituma ibirenge birushaho kubyimba nk'amapantaro afasha amaguru cyane kuko atuma amaraso adatembera neza. Ni byiza kandi kwambara inkweto ziciye bugufi kandi zoroshye. Irinde kwicara no guhagarara umwanya munini. Mu gihe ubyimba ibirenge utwite, jya uzirikana ko kwicara umwanya munini no guhagarara cyane nabyo bituma urushaho kubyimba ibirenge. Ni byiza kunyeganyeza ibirenge byawe. Ikindi ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Hari imyitozo ngororamubiri myiza ku mugore utwite kandi ikanamurinda no kubyimba ibirenge. Muri yo harimo kugenda n'amaguru no koga. Ibi bituma amaraso atembera neza ku buryo bworoshye. Ikindi ni ukugerageza kwambara ba zimwe bakoresha kwa muganga. Izi zituma amaraso atembera neza ndetse zigatuma wumva uburemere bw'amaguru bugabanutse. Ushobora kandi kwegura isaso cyangwa matela ahagana mu mirambizo. Kuzamura amaguru igihe uryamye cyangwa se wicaye nabyo bituma amaraso atembera neza mu mubiri. Ikindi ni ukwiyuhagira amazi akonje. Ushobora no kwiyuhagira amazi y'akazuyazi ariko warangiza ugatera amazi akonje ku maguru, wibanda cyane ku birenge mu gihe cy'amasegonda 30. Gerageza kandi kugenzura ibiro byawe kuko kwiyongera cyane kw'ibiro k'umugore utwite biri mu bituma ibirenge bibyimba. Hari icyo ugomba kwitondera. Kubyimba ibirenge utwite bishobora kuba ikimenyetso cy'uko waba ufite ikindi kibazo nk'umuvuduko w'amaraso udasanzwe. Ni byiza ko wabanza ukajya kwa muganga bakareba ko nta kibazo ufite.